Birashoboka ko uyu munsi muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba nta muntu ukurikira amakuru y'imyidagaduro cyangwa se ukunda umuziki ugezweho utazi izina Diamond Platnumz. Ni izina ryamamaye cyane ahanini kubera ubuzima, amateka ndetse n'ibikorwa bya nyiraryo mu birebana no kuririmba. Ni umugabo abakiri bato bifuza kumera nkawe. Uburyo iyi ntsinzi yayigezeho ubwabyo ntabwo bisanzwe kandi byatangaza buri wese, ikindi bikamusigira isomo atakwigira mu rindi shuri iryo ari ryo ryose. Diamond Platnumz yavukiye mu muryango ukennye kandi w'abanyabibazo, byanagejeje ababyeyi be ku gutandukana. Akaba umusore w'ingimbi ukora ubucuruzi buciriritse bw'imyambaro buzwi nk'ubuzunguzayi mu mihanda ya Dar es Salaam. Ibi byose yabirenzeho abo tuzi uyu munsi. Ni inkuru buri wese yakwifuza kubarirwa kubera ko irimo byinshi bidasanzwe. Uyu munsi Diamond Platnumz asobanurwa nk'umunyamuziki w'icyamamare, icyarimwe akaba umucuruzi w'umunyemari w'umukire. Byamugejeje ku butunzi butagira ingano. Byemezwa ko imbarutso y'ibi byose byaturutse kuri nyina wamufashije cyane muri byose, ndetse n'inkumi bakundanaga ariko ikaza kumwanga cyangwa se ikamubenga mu 2009. Birasa naho ibyo yagezeho byose uyu mugabo abikesha guca mu byiza no mu bibi, ibyo bigasanga impano ye mu birebana no kuririmba. Reka tubivugeho. Iki kiganiro cyanditswe na Mupenda Joel. Usibye kwiyita Diamond Platnumz, aniyita Simba, intare. Gusa amazina ye ni Nasib Abdul Juma, wavutse ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 10 mu 1989. Avukira mu gace kitwa Tandale gaherereye mu mujyi w'ubucuruzi wa Dar es Salaam. Diamond Platnumz yavukiye mu muryango uciriritse kandi uhora mu bibazo. Nyina ni Sanura Kasim, ariko nanone uzwi ku izina rya Sandra kuva kera. Uyu munsi bamwita Mama Dangote. Uyu yabanaga n'umugabo we Abdul Juma, se wa Nasib Abdul Juma cyangwa se Diamond Platnumz. Icyakora uyu mugabo Abdul Juma nyuma ngo byaje kuba bibi cyane hagati ye na nyina wa Diamond, baza gutandukana nabi. Ibi byatumye mu myaka yashize Diamond Platnumz n'abantu be batari bafitanye umubano mwiza na se Abdul Juma. Mu bitangazamakuru mu minsi yashize izi nkuru zakunze gutangazwa zivuga ko uyu muhanzi w'umuherwe ngo yirengagije se uri mu bibazo bikomeye. Igihe cyose cyatambutse guhera Diamond Platnumz avutse, abantu hafi ya bose bari bazi ko Abdul Juma ari we se w'amaraso wa Diamond Platnumz. Icyakora mu buryo bwatunguye benshi, mu gihe kitari icya kera mu mwaka wa 2021, nyina wa Diamond yavuze ko se wa nyawe w'umuhungu we ngari witwa Salum Idi Nyange. Byari nyuma y'uko witwa Ricardo Momo nawe uzwi muri Tanzania yavugiraga kuri radio Wasafi FM ya Diamond ngo ko bahuje se. Diamond nawe nyuma yarabyemeje ndetse avuga ko se wa nyawe bwa mbere bahuye mu mwaka wa 2000 ubwo yari afite imyaka 11 y'amavuko. Icyo gihe ngo se wa nyawe Nyange wari n'umucuruzi w'umuceri hafi aho ngaho. Diamond Platnumz icyo gihe yaragize ati icyo gihe yampaye umuceri duhura ndetse n'amashiringi 200. Ati ntiyaracuditse na mama, kuva ubwo najyaga njya kumureba aho akorera kandi nabwiwe ko ari we data. Iyi nkuru ikijya hanze igikuba cyaracitse, bamwe batubwo nibyo, abandi bati ni mu rwego rwo kwihakana Abdul Juma mu buryo bwa burundu kuko yarasanzwe azwi nka se wa Diamond Platnumz ndetse yabanye na nyina igihe kinini ariko ntibari babanye neza. Abdul Juma acyumva iyo nkuru yaganiriye n'ikinyamakuru cyitwa Global Publishers, yanga guhakana cyangwa se ngo yemeze ko ari we se wa Diamond. Ahubwo nawe arabaza ati niba bahakana ko ndi se wa Diamond, ngaho Diamond niyambure n'amazina yanjye, kuki bamuhaye amazina yanjye yose? Ese igihe bavugiye ko ndi se ubu nibwo bibutse kubihakana? Uyu Diamond Platnumz yize mu ishuri ry'incuke ku myaka 5, ishuri ryitwa Chakula Bora Nursery. Yize mu ishuri ribanza rya Tandale Magharibi Primary School, ishuri akunda kuvuga mu ndirimbo ze. Mu by'ukuri ahangaha Tandale uyu mugabo afata nk'ahantu h'agaciro kuri we, birumvikana kubera ko niho yavukiye, ahigira gusoma no kwandika, mbese umusingi w'ubuzima bwe uhera ahangaha. Mu mwaka wa 2002 nibwo Diamond Platnumz yatangiye amashuri yisumbuye. Mu 2006 asoza ayo mashuri yisumbuye, ahandi naho ibirebana n'umuziki we byatangiriye. Ni naho yambarutse yo kugera ku ntsinzi igaragarira iturutse kuri nyina yahimbye Mama Dangote ndetse n'inkumi bakundanaga ikaza kumwanga.
nyina ariwe wamamaye ubungubu nka Mama Dangote, ashingiye ku bimenyetso no kubyiruka k'uyu muhungu we Abdul Juma, yagaragaje ko ibijyanye n'impano mu kubyina no kuririmba uyu muhungu we ngo yabigaragaje hakiri kare. Uyu mubyeyi avuga ko yakomeje kumushyigikira, amufasha, amujyana ahantu hose haba hari amarushanwa yo kugaragaza impano ayo ari yo yose, ndetse no mu maserukiramuco, akeka ko wenda yabona amahirwe yo kugaragaza impano ye. Uyu musore mu buto bwe bwose ngo yakunze umuziki, gusa impano yo kuririmba yatangiye kumugaragaramo bisesuye ubwo yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Iki gihe ngo yiganaga imbyino zitandukanye ndetse anasubiramo indirimbo z'abandi bahanzi. Yarakomeje akajya agerageza nubwo ubuzima butari bworoshye mu birebana n'amikoro. Nyina ngo yajyaga amufasha kugura za CD z'indirimbo z'abahanzi babo muri Tanzania ndetse naho hirya no hino ku isi, mu rwego rwo kumufasha gukomeza gukurikirana ibijyanye n'umuziki, ndetse ngo yanamufashaga kwandika indirimbo ze bwite. Inyandiko zitandukanye zigaragaza ko bamwe mu muryango wa Diamond Platnumz ngo bafataga nyina wa Diamond nk'umusazi kubera gushyigikira umuhungu we muri ibyo bintu. Ababyeyi benshi mu myaka yashize ntibakundaga gushyigikira abana babo muri ibi bintu by'umuziki cyangwa se ibyo guceza. Babifataga nk'impano zigirwa n'ibirara cyangwa se zitagira aho zikugeza. Mu mpera z'umwaka wa 2007 ubuzima bwa Diamond Platnumz bwaje gusharira ubwo yakoraga akazi ko gucuruza imyambaro akabivanga no gufotora. We yakoraga ibishoboka byose kugira ngo agerageze kwisuganya ngo arebe ko yabona amafaranga yajyana muri studio gukora indirimbo, gusa byari bigoye kubyishoboza. Uwamaze igihe yitwa se Mzee Abdul Juma ngo yaje kubata we na nyina n'abavandimwe be, ngo bigera naho Diamond aba ari gutangira kujya ashakira amaramuko uyu muryango we wari waratawe. Gusa ibi ngo ntabwo byamuciye intege, akomeza kugerageza ngo arebe ko yabona amafaranga ajyana muri studio kugira ngo afate amajwi y'indirimbo ze yari yarahimbye. Ibi ntabwo byamuhiriye, byaranze ku nshuro ya mbere, akomeza kurwana n'uburyo yazaba umuhanzi. Amafaranga uyu Diamond yakuraga muri ubu bucuruzi bwo kuzunguza imyambaro byageze aho ubona ko bidashoboka kubonamo amafaranga yajyana muri studio n'ayabatunga. Yakomeje kugerageza izindi nzira izo arizo zose zamufasha kubona amafaranga yo kujya kuririmba. Nyuma ngo yafashe icyemezo cyo kujya mu bikorwa bidakurikije amategeko, aribwo yatangiraga gukina urusimbi. Aha naho ngo byaranze, ntiyabasha gukuramo amafaranga ajyana gukora indirimbo. Nyuma ngo yagurishije impeta ya nyina kugira ngo abone uko ajya muri studio, gusa ibi byakozwe mu ibanga rikomeye kubera uburyo bene wabo wa nyina batumvaga ko ibyo muhungu arimo ndetse na nyina bimushyigikiyemo ari ibintu bishobora kuzatanga umusaruro. Babifataga nk'ubuyobe. Uyu Diamond biturutse ku rukundo yeretswe na nyina akamwitangira, bikagera naho agurisha impeta ye kugira ngo umuhungu we abone ubushobozi bwo kujya kuririmba, ngo byabaye nk'igihango gituma akunda nyina ku rwego rukomeye, binatuma nyina icyo yamusaba cyose agishoboye ngo yagikora. Uyu musore ibitaramo ajyamo hirya no hino ku isi ajyana na nyina, uyu mubyeyi wamufashije gutangira ibyo kuririmba. Nk'abandi baririmbyi bose, uyu Diamond Platnumz mu ntangiriro indirimbo yaririmbye bwa mbere ntabwo ahise imugira icyamamare. Atangira ngo yakoranye n'umwe mu bafasha abahanzi witwa Shizo Mapene. Uyu mugabo ngo yari yarabonye uburyo Diamond Platnumz azi kuririmba ku buryo azavamo umuhanzi w'ikirangirire. Yamugize inshuti ndetse amuba hafi mu bikorwa by'umuziki byari bikiri mu bitekerezo. Uyu muhanzi ngo yari yatangiye kugaragaza muri rubanda ko afite impano n'umuhate mu byo kuririmba. We n'uyu mugabo Mapene ngo bahise biha intego yo gukora album, ariko kubera mikoro batandukanye nta nimwe bakoze. Uyu Diamond ngo ubuzima bwaranze kubera ibibazo bya mikoro. Umukobwa bakundanaga aramwanga burundu, bivuga ko yamwanze kubera ubukene, kubera ko mu muziki ntacyo yakuragamo kandi akabona ko Diamond nta kindi ashaka kujyamo cyamuha amafaranga. Inzozi yari afite zo kuzaba icyamamare muri Tanzania ngo nizo kintu kibanze cyari kimuri mu mutwe. Uyu mukobwa ngo yabonaga ibyo bidashoboka ko Nasiba Abdul Juma wari umuzunguzayi w'imyenda yamenyekana muri Tanzania yose. Ni umukobwa ngo witwaga Sarah, bakundanye guhera mu mwaka wa 2006. Diamond Platnumz asoje amashuri yisumbuye anatangiye ibyo kuririmba, batandukana mu 2009 nabwo uyu Diamond mu muziki byaranze. Bivugwa ko kwangwa n'uyu mukobwa ngo byashegeshe cyane uyu musore wari ukiri muto, ngo bimutera agahinda gakomeye cyane,
ako gahinda agahimbamo indirimbo yaririmbiye uwo mukobwa. Iyo ndirimbo rero niyo yaje kumumenyekanisha aramamara cyane. Nyamara izo yari yararirimbye mbere nta nimwe yari yarakunzwe ndetse ntizamenyekanye. Mu 2009 amaze gusigwa n'iyo nkumi nibwo yabonye umufasha abo bita manager mushya witwa Papa Misifa, ari nawe wamuhaye amafaranga yo kujyana muri studio yishyura indirimbo yaririmbye kuri ako gahinda ke. Indirimbo yise Nenda Kamwambie. Iyo ndirimbo yavuga kuri uwo mukobwa Sarah bari bamaze gutandukana. Mu gitaramo Diamond Platnumz yakoze mu 2024 bombi we n'uyu mukobwa ngo bongeye guhura. Sarah ngo yaje gushyigikira uyu wahoze ari umukunzi we, bituma bibuka ibihe by'urukundo bagiranye. Ari ku rubyiniro uyu Diamond yasobanuye uburyo uyu Sarah yamukundaga cyane, yewe akaba ari no mu bantu batumye aba Diamond uyu munsi abantu bakunda. Yavuze ko nubwo yamukundaga, Sarah we yari yarakomeje ubuzima bwe agatangira umuryango n'undi. Uyu Sarah nawe yasobanuye iby'urwo rukundo rwabo bombi, avuga uburyo bakundanye by'ukuri, agaruka ku myaka 3 kuva mu 2006 kugera mu 2009 bamaranye. Avuga ko indirimbo Nenda Kamwambie Sarah yavugaga inkuru y'urukundo rwabo, nubwo Diamond yaje guhitamo gukuraho izina Sarah. Yemera ko album ya Diamond ya mbere yavugaga hanini ku rukundo rwabo. Ati Diamond ntabwo arigera avuga ko akunda undi muntu nkuko yankunze. Ati twabanye imyaka irenga 3 guhera mu 2006 kugera mu 2009. Yaba ari Nenda Kamwambie yewe na album ye ya mbere hafi ya yose yavugaga ge. Nyuma yo gutandukana uyu Sarah yavuze ko bakomeje kuba inshuti mu buryo busanzwe kandi ko yishimira uyu muhanzi amaze kugeraho. Ati gutandukana ntabwo ari intambara, twebwe turi inshuti. Hari igihe hacamo igihe kirekire tutavugana, ariko nkajya kubona nkabona aranyandikiye cyangwa se arampamagaye ati nari ngukumbuye nangira ngo tuganire. Ati ni kenshi ampamagara ngo nze ku rubyiniro ariko nkagira isoni. Iyi album ya mbere yose abantu bumvise yaririmbagamo inkuru y'uyu mukobwa. Indi ndirimbo yakunzwe cyane kuri iyo album niyo yise Mbagala. Zose zivugamo inkuru z'ubukene bwe bwatumye umukobwa yakunze amusiga maze akajya kurongorwa n'umukire. Izi ndirimbo zamaze kujya hanze zirakundwa cyane. Umuzunguzayi wacuruzaga inkweto n'imyambaro hatangira guhinduka icyamamare muri Tanzania. Nk'iyi ndirimbo Nenda Kamwambie yabaye indirimbo y'umwaka, ndetse uyu muhanzi aba umuhanzi ukizamuka w'umwaka, ndetse yabaye umuhanzi w'umugabo w'umwaka mu bihembo bya Tanzania Music Awards mu 2010. Mu 2011 uyu muhanzi yatsindiye ibihembo 5 mu bihembo bya Tanzania Music Awards. Uyu Diamond yakomeje umuziki, asohora indirimbo zose zikajya zikundwa by'umwihariko muri Tanzania no mu karere. Nibwo yigiriye inama yo gukorana n'abandi bahanzi bo hirya no hino ku isi kugira ngo nabe igihangange ku isi yose. Bwa mbere yifashije umunyamuziki Davido w'umunyanigeriya, basubiramo indirimbo yitwa Number 1, bihita bimufasha kwinjira ku isoko ryo mu burengerazuba bwa Afurika. Muri Nigeria abandi banyamuziki bakoranye barimo Flavor, Wedge, Chike, Pato Ranking n'abandi. Muri Afrika y'Epfo uyu Diamond naho yagezeyo maze akorana indirimbo na nyakwigendera AKA bayise Make Me Sing. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoranye n'abarimo Papa Wemba, Koffi Olomide mu ndirimbo bise Wa n'uwitwa Inos B. Basubiranyemo indirimbo yitwa Yope, indirimbo yarushije izindi zose kurebwa kuri YouTube kuri chaîne ya Diamond. Yimaze kurebwa n'abantu miliyoni 253 mu myaka 5 imaze. Uretse abahanzi bo muri Afrika, yanagiye gushaka abandi bo ku yindi migabane akajya nishyura amafaranga menshi. Yakoranye na Rick Ross indirimbo yitwa Waka. Diamond yigeze kubwira ikinyamakuru All Africa ko uyu mugabo yamuciye ibihumbi 56 by'amadolari. Niyo bahuriye mu ndirimbo yitwa Marry You. Iyi yavuze ko uyu muhanzi yamuciye ibihumbi 104 by'amadolari. Omario nawe bakoranye indirimbo yitwa African Beauty. Aha Diamond ntabwo yigeze atangaza ayo bamuciye, gusa yavuze ko yigeze kugira igitekerezo cyo gukorana indirimbo na Tyga, umuraperi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gitekerezo ngo yakimugejejeho maze Tyga amuca ibihumbi 150 by'amadolari. Diamond amaze gutangaza ibi yavuze ko umuziki ari ubucuruzi nk'ubundi kubera ko uko ushora niko wunguka. Ibi byabaye mu myaka yatambutse, uyu munsi ibiciro byariyongereye. Diamond nawe ariko yagiye aca amafaranga abandi bahanzi bari munsi ye bifuzaga gukorana nawe. Uyu munsi amakuru avuga ko gukorana indirimbo na Diamond
bigusaba kwishyura hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 52 by'amadolari, kandi ibyo ngibyo ntabwo bariramo ibiciro bya audio na video, icumbi, ay'urugendo na ekipe ngariye bakorana mu ndirimbo. Akorera amafaranga menshi. Ni mu gihe bivugwa ko gutumirwa mu bitaramo muri Tanzania yishyurwa ibihumbi 50 by'amadolari, naho hanze ya Afurika bikaba ibihumbi 70. Icyakora nanone mu bitaramo by'iyamamaza bikorwa ho ayakorera ariyongera cyane, akaba ibihumbi 100 by'amadolari. Ari mu bahanzi bahenze kubatumira muri Afurika nyuma y'umunyanigeria Burna Boy wo wishyurwa miliyoni y'amadolari kuri buri gitaramo. Diamond amaze gutwara ibihembo bikomeye 28 birimo MTV Europe Music Awards na Channel O Music Video Awards. Yatangiye gukora umuziki mu 2006 ubwo yari afite imyaka 17. Amaze kugira uruhare mu iterambere by'umwihariko iry'umuziki muri Tanzania ndetse na Afurika y'Uburasirazuba. Yubatse ubwami bw'umuziki muri Tanzania, ariko anubaka ibikorwa remezo n'inzira zifasha abandi bahanzi. Yubatse ikiswe WCB Wasafi, inzu itunganya umuziki. Ni inzu ikunzwe ku rwego mpuzamahanga, ndetse n'indirimbo z'uyu muhanzi zagiye zikundwa cyane zakorewe muri iyi nzu ye. Ni inzu yafashije abahanzi benshi bo muri Afurika y'Uburasirazuba n'abo mu Rwanda bagiye bakorera indirimbo muri iyi nzu itunganya umuziki, bakanakorana indirimbo n'abahanzi bakomeye basinye gukorana nayo mu bikorwa byabo bya buri munsi. Wasafi yatangiye gukora ku itariki ya 2 y'ukwa 2 mu 2016, itangirana n'abahanzi barimo Harmonize, Queen Darlene, Rayvanny ndetse na Rich Mavoko. Cyakora uyu Harmonize we yasheshe amasezerano ye n'iyi nzu mu 2019 ajya gukorana ubwami bwe. Ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 4 mu 2020 nibwo byatangajwe ko iyi nzu ya Wasafi yasinyishije umuhanzi w'umugore witwa Zushu. Uyu munsi akundana na Diamond Platnumz. Diamond Platnumz kandi amafaranga yagiye abona yanayashoye mu bundi bucuruzi. Afite icyitwa Wasafi Bet, ni ubucuruzi bushingiye ku gutega ku mikino y'amahirwe. Ibi yabitangiye mu kwa 12 mu 2021. Ni business imwinjiriza amafaranga menshi kubera ko muri Tanzania abantu benshi bishimira gutega muri kompanyi. Anafite kompanyi icuruza amasabune ndetse n'imibavu, Wasafi Soap. Mu itangazamakuru naho yashoyemo amafaranga. Mu mwaka wa 2018 nibwo yahawe ibyangombwa byemerera Wasafi TV na Wasafi FM gukora, ndetse nyuma ubwe Diamond yumvikanye ashimanya kwigendera President John Pombe Magufuli kuba yaramwemereye gushora imari mu itangazamakuru, avuga ko bizafasha abanyamakuru badafite akazi. Afite imitungo irimo inzu nyinshi, imodoka, indege, kandi byose bifite agaciro kenshi. Inzu ye izwi cyane muri Tanzania iri Dar es Salaam. Ni inzu iri mu gace kitwa Mbezi. Ni inzu ibarirwa agaciro k'ibihumbi 200 by'amadolari. Ntabwo ari muri Tanzania afite umutungo gusa, kubera ko no muri Afurika y'Epfo nuko. Ahafite inzu iri mu murwa mukuru Pretoria ahitwa Moreleta Park. Bivuga ko yayiguze miliyoni 2 n'ibihumbi 480 by'amarande. Aya ngaya yaragera ku 176 by'amadolari. Ni inzu mu minsi yashize yabagamo wahoze ari umugore we witwa Zari Hassan n'abana babo. Ahandi hari inzu ze ni muri Kenya. Ahafite inzu zikodeshwa n'amacumbi i Nairobi. Ni inyubako ifite agaciro k'ibihumbi 500 by'amadolari, rikaba rishoramari rimwinjiriza amafaranga menshi. Byavuzwe kandi ko mu minsi yashize Diamond Platnumz yifuzaga kugura umutungo i Kigali mu Rwanda, cyane kubwo yagiye avuga ko yishimira u Rwanda cyane. Ikindi agakunda Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Diamond atunze imodoka z'agaciro kenshi nka Rolls Royce, Cullinan, Phantom, BMW X6, Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser n'izindi. Ari muri bake batunze indege ye bwite, ayifashisha mu ngendo ajyamo mu kazi hirya no hino ku isi. Mu 2022 nibwo bwa mbere yavuze ko yayiguze kandi ko agiye kujya yifashisha mu ngendo ze hirya no hino ku isi. Avuga ko ateganya no kugura iya kabiri. Avuga ko afite inzozi zo gukira cyane birenze uko akiza ubu ngubu. Mu 2024 ubwo yatangizaga iserukiramuco rya Wasafi, Nasib Abdul Juma Diamond yavuze ko inzozi ze ari ukuba umukire wa mbere ku isi. Uyu munyamuziki kandi yamamariza ibigo bikomeye hirya no hino ku isi nka Pepsi, Coral Paint, Parimatch, Nice One n'ibindi. Aho usakura amafaranga. Niwe muhanzi ukize kurenza abandi bose muri Tanzania. Abarirwa umutungo wa miliyoni 10 z'amadolari, agakurikirwa na Ali Kiba bivugwa ko afite miliyoni 4,500 by'amadolari.
yagiye abana n'abagore batandukanye ndetse akabyarana nabo. We yemera ko afite abana 4, harimo 2 yabyaranye n'umugandekazi Zari Hassan, hakaba wafitanye n'umunyatanzaniyakazi Amisa Mobeto, n'uwo yabyaranye n'umunyakenya Tanasha Donna Okech. Abo bose barakundanye. Uwo mugore bakundana ni Zuchu, umuhanzikazi unabarizwa mu nzu ifasha abahanzi ya Wasafi, n'ubundi imwe twavugagaho ya Diamond Platnumz.